nyiteguriye wowe uri kumwe n'umupervers narcissique, wowe wasobanukiwe neza yuko uwo muri kumwe, ukuri iruhande, uwo wakunze mu by'ukuri ari umupervers narcissique. Mu bihe by'iminsi mikuru benshi muri twe tugiye kwishima cyangwa tukagira izindi activite, umuntu uri kumwe n'umupervers narcissique aba atazi icyo agomba gukora nuko agomba kwitwara. Niyo mpamvu nshuti nziza nguteguriye iyi video ngufiya igufasha ku buryo ubasha kumenya aho ugomba gushyira imbaraga zawe. Umupervers narcissique mu gihe cy'iminsi mikuru aza yiyerekana mu buryo bubiri. Ashobora kuza yiyerekana nk'umuntu mu by'ukuri nta kintu ashaka gukorana namwe mwese, yagiye mu yindi monde ye, cyangwa se akaza yiyerekana ahubwo nka wa muntu ushaka kubashimisha mwese, wa muntu ufite bya bikorwa, ya ide iri extraordinaire, ya ide iza mbese kuyumva ubwayo bita bizamura ya marangamutima yawe, bigatuma bikwibutsa noneho wa wundi mwiza wakunze, ukibaza yuko agarutse. Aha niho ahubwo haba hari umutego, kuko ibyari ibyishimo iyo umuntu atabyitwayemo neza bihinduka amarira. Iyo ubonye umupervers narcissique mu bihe by'iminsi mikuru nk'iyi ngiyi ya Noheli, aje agusanga afite bya bikorwa biri extraordinaire, afite ya ide, ndagira nkubwire yuko nkugira inama yuko ugomba kuba umuntu neutre. Ntujye mu bintu by'amarangamutima menshi cyane, kuko mu kujya mu bintu by'amarangamutima menshi niho hari umutego uzamura induru, uzamura kukubabaza. Ugomba kwiga kuba neutre muri bino bihe by'iminsi mikuru. Ni ukuvuga yuko intention zawe ntabwo ari ukwerekana yuko wamuvumbuye, intention zawe ntabwo ari ukwerekana agasuzuguro, intention zawe ntabwo ari uguhimana, intention zawe ntabwo ari uguhunga kugira ngo utababazwa, ahubwo intention zawe zigomba kuba kumva ushaka amahoro ya roho, ku buryo nazamura ibintu by'ibiganiro muri bya bihe by'ibyishimo, azamura ikintu kikujomba cyangwa ibintu by'ibiganiro bigushinja, utinjira na rimwe muri ibyo biganiro bye. Kuko abapervers narcissique mu buryo bwiza, mbese nagiye mu bintu biri deep cyane, mu buryo bwiza budatuma unatekereza cyane ngo ukomeze gutekereza ku byo ngiye kukubwira, ni abantu bakunda umuntu mbese ugira reflexion ku bintu bimaze kuba. Nibwo buryo bwiza bworoshye mbese butakubangamira mbese nakubwira. Ni ukuvuga yuko mbese iyo minsi mikuru, ibyo birori yateguye, uramenya yuko ugomba kuba neutre. Ntugomba kwerekana yuko ari ibintu mbese bihambaye cyane, nta nubwo ugomba kwerekana yuko ari ibintu wasuzuguye. Muri make ni ukubyakira gutyo ukabireba, muri make mu yandi magambo kugira action mbese ziri controle kandi ziri maîtriser. Ntujyane nawe muri wa mujinya, ntujyane nawe mu kwisobanura, mbese mu kwisobanura. Uku kutisobanukirwa no kutajyana nawe muri wa mujinya
nibyo bintu bimudestabiliza. Kuko nshuti nziza, birafasha gusobanukirwa neza umupervers narcissistique ikimukoresha. Kuko si umuntu, mbese ni umuntu nkatwe, umuntu uri deranje ukuntu, ufite ibikomere, ariko ku rundi ruhande ufite kontra afitanye n'izindi entite. Birafasha gusobanukirwa mbese iyo kontra afite ikibikubiyemo. Mu bikubiye muri kontra afite ni ukugutesha umutwe mu buryo butandukanye, azamura ya marangamutima yawe ku buryo uba destabilize, ku buryo mbese agukuramo energy, ntubashe kwifokaliza ku bintu byangombwa, ntubashe kwifokaliza kuri ya mishinga, ntubashe kwifokaliza ku rubyaro rwawe, ntubashe kwifokaliza kuri avenir yawe. Niyo mpamvu mu bihe by'iminsi mikuru umuntu uri kumwe n'umupervers narcissistique, aho kugira ngo ajye guta imbaraga ze, ajya mbese kwisobanura, ajya mu bintu bizamura induru, etansiyo ye iba yuko yifuza umutuzo wa roho. Kuba nifuza umutuzo wa roho, sininjira munuze muri kino kiganiro, sininjira muri zino deba zimeze gutya, sininjira muri umwuka umeze gutya, ahubwo kugira ngo mbyinjiremo, icyo ugiye gukora nuko usubira kuri wowe. Iyo umuntu asubiye kuri we, aba atangiye kwinjira mu mbaraga ze za kigore, gushaka umwanya wo gusubira inyuma gatoya, ukabasa nk'umuntu uri pasif. Ariko muri uko mbese gusubira inyuma ho gatoya, ugashyira za mbaraga zawe za kigore, energy feminine, ugashyira za mbaraga zawe za kigore mu kintu cya reflexion, cyo gusobanukirwa uti mu minsi iza, mu mwaka utaha, ndashaka ubuzima bwanjye kuba bumeze gute. Ese umwaka utaha ndifuza kuzagirana contact n'abantu bameze gute. Ese umwaka utaha ndifuza kuzagera kubiki. Ese umwaka utaha abana banjye ndifuza kuzabarera nte. Niko umuntu abigenza iyo umuntu ari kumwe n'umupervers narcissistique mu bihe by'iminsi mikuru, aho kugira ngo ajye kumwicara iruhande, ibyari inuzi, byari ibyishimo bihinduke induru, bihinduke nabyita ngo iki, guterana amagambo aho abana bari, bihinduke kugukomeretsa. Umuntu asubira inyuma ho gatoya, akamureka, ahubwo akamuha ya espace, noneho umupervers narcissistique akakwereka ibyo birori yifuza kukwereka, ariko wowe utari angaje cyane, ahubwo uri passive, mbese wasubiye inyuma ho gatoya, watangiye gutera intambwe usubira inyuma, wenjoyinga, ariko mu buryo uterekana yuko ari ibintu bihambaye cyane. Ndabizi kukubwira ibi bintu, nshuti nziza, ubu buryo bwo gukoreramo si uburyo roho yishimira. Niyo mpamvu iyo umuntu ari kumwe n'umupervers narcissistique, umuntu kenshi na kenshi iyo nta bindi bintu bituma haguma igihe kirekire, agirwa inama yo kwita mbese amuva iruhande. Kuko ubu buryo bwo gukoreramo si uburyo mu by'ukuri bunezeza roho yawe. Ni uburyo kuri njyewe nakubwira nk'umuterapeute, nakubwira ni uburyo bucuramye. Ariko kuko uba warihaye igihe runaka, ariko kuko ari shwa yawe, ntabwo nanjye nakureka ngo ni shwa yawe ntaguhaye ibintu nibuze bikeya bishobora kugufasha muri kino gihe urimo, muri kino gihe cy'iminsi mikuru. Ikindi nakubwira ni ugukora ku buryo iyo energy sexuelle yawe utayigaspia. Kuko energy sexuelle burya ni energy feminine. Iyo uyigaspiye
kandi umupervers narcissistique waje muri ibyo bihe by'iminsi mikuru, waje afite amayide nk'ayo ngayo, ikiba kimugenza nacyo kiba kiri muri ibyo ngibyo. Iyo uyigaspiye ukayijyana mu gukora ibyo ngibyo maze kuvuga, ntabwo ushobora kwikonsantra, kandi aho niho habateza umutego. Ibyo ari byo navugaga mbere, mvuga nti gusobanukirwa ibiri muri kontra umupervers narcissistique afite bifasha burya umuntu kumenya uko yitwara, kuko muri kontra afite ni kugukuramo energy, kugukuramo imbaraga, ku buryo usigara uri umuntu umeze, nabyita ngo iki mu kintu wanavuga umuntu uparapaye, umuntu udafite icyerekezo, umuntu utabona, umuntu utabona clair, umuntu udashobora kugira concentration. Kubera iki? Kuko aba afite imiryango, asobanukiwe neza. Iyo adatushije kuri kote ya emotion, abazi yuko aza mbese gutusha kuri kote ya sexualité. Niyo mpamvu umuntu uri kumwe n'umupervers narcissistique, ibintu by'imibonano mpuzabitsina abigenza gahoro, ahubwo izo mbaraga wakajyanye muri bino bihe bya nyuma birangiza umwaka, wajyanye muri iyo sex, yijyane n'energie féminine, ijye kunurisa babana bawe, ijye muri creativité, kuko iyo amaze kugutwara iyo energie uzabyitegereza, uziyumve nawe ubwawe. Iyo amaze kugutwara iyo energie yawe, uhita uba destabilize. Ntabwo ushobora kwikonsantra ngo ushobore kwandika ikintu gishyashya, ntabwo ushobora kwikonsantra ngo ushobore gukora plan iri claire y'ubuzima bwawe. Ni ibintu bidashoboka. Ntabwo ushobora kwikonsantra ngo ibitekerezo byawe bijye ku murongo nk'uko ubyifuza. Kubera iki? Kuko aba yamaze kugutwara imbaraga. Shuti nziza, nizere yuko ibi bintu uko mbikubwiye biza kugufasha muri kino gihe kirangiza umwaka. Amarangamutima n'ibikorwa byawe, ibyo bikorwa byawe bigomba kuba controle, kandi mbese ubimetriza. Amarangamutima yawe ni kubigira ibintu bisanzwe biri neutre, ariko intention igomba kuba ari intention nziza, intention iturutse mu rukundo rwawe rwiza wikunda. Energy yawe urayishyira mu bintu bigukuza, energy yawe urayishyira muri rwa rubyaro rwawe, energy yawe urayishyira mu gupanga ejo hawe hazaza, energy yawe urayishyira mu gihe cya reflexion, ku buryo umwaka utaha nugera, mbese nituwutangira, hari ibintu de base uzaba urimo guhindura, cyangwa hari ibintu uzaba urimo kubaka, ku buryo noneho uzabasha mu gihe kiri imbere kubasha kuva muri relation nk'iyo ngiyo ikwangiza. Kandi ku rundi ruhande ndagutumiye, ngwino nkwigishe ibintu bifatika, ngwino nkwigishe, nguha amasomo ahindura ubuzima bwawe, kuko ibi nguhaye ni utuntu dutoya. Ariko ku rundi ruhande, abafata amasomo yanjye bazi neza yuko ibintu nk'ibi ngibi umuntu mbese abyakompanya n'ikintu cya nettoyage. Kuko umuntu uri kumwe n'umupervers narcissistique wiyemeje kugumamo igihe runaka, ntashobora mbese kugira kagahenge muri we ko kumererwa neza, nta nettoyage akora. Nettoyage ndi kuvuga ni uburyo nettoyage y'imbere, mbese uburyo buri energetique buhindura ibintu byose, buguhindura wowe nk'ikindi kiremwa, bituma wongera ukagira za mbaraga, bituma ubasha kongera kwifokaliza.
ndagutumiye. Gira umunsi mwiza, gira iminsi myiza kandi nanone ya Noheri n'ubunani. Ndabakunda mwese.